Ngewe abisenyera abagenzi ndi imbere y'Imana ishobora byose, mpagaze imbere y'abayobozi b'itorero ry'Imana n'iteraniro ry'abahamya benshi. Ndahiye rwose ko nzatunganya imirimo nshinzwe, nzaharanira iteka icyateza umurimo w'Imana imbere, nzitanga mu gukorera Imana mu kubaho kwanjye kose, sinzatezuka ku murimo w'Imana no mu itorero ryayo ryera. Sinzahemukira itorero ry'Imana, aho nzatumwa hose nzajyayo. Sinkorera ibihembo by'isi, nzihanganira iteka ibingerageza byose, byaba ibyago, amakuba, akarengane k'itorero, mu munezero, mu mahoro, mu bukire, mu bukene, mu byiza no mu bibi, mu ndwara no mu rupfu. Niyemeje iteka ryose kunamba mu murimo w'Imana uko byamera kose. Nzubahiriza amategeko, imyizerere na gahunda by'itorero, kimwe n'imyanzuro y'Imana, kimwe n'imyanzuro y'inama rusange yaryo. Kuko mbaye pasiteri misiyoneri w'itorero Christian Family Church, niyemeje guharanira icyateza imbere itorero ry'Imana. Nzirinda icyateza amacakubiri mu itorero ry'Imana, nkamije rwose ko nzarigeza ku ntego yaryo. Sinzasubira inyuma, nzakomeza iteka imbere kugeza ku gupfa. Nitanze rwose ntizigamye, ngewe ubwanjye n'umuryango wanjye n'ibyo ntunze byose nabyo bizakorera Imana, kuko nizeye ibihembo nzabona mu ijuru. Ngemeye imbere y'ubuyobozi bw'itorero n'imbere y'iteraniro rinini ry'abahamya benshi, mbisezeranye ntyo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana izabimfashemo. Amen.